Hello traders, uyu munsi ndifuza kukubwira ibintu birindwi ukwiye gukora niba ushaka gutera imbere, niba ushaka gukira. Mbese ibintu birindwi abakire bakora kugira ngo barusheho gutera imbere. Hanyuma ndaza no kukubwira ibanga aba profitable trader nanone bakoresha, cyangwa se skill bamaze kugira usanga abenshi bakirwana no gushaka kuba profitable cyangwa nkaho yabananiye, niyo ndibuze kubabwiraho. So ntumujye kure, naho mu kanya twige bino bintu kuko ntekereza ko ari ibintu by'ingenzi cyane. Ni ingenzi ko ubimenya kugira ngo ubashe kugera ku iterambere wifuza. Naho mu kanya rero ntimujye kure. Nongeye kubaha ikaze nkuko nabivugaga, ndaje nkubwire ibintu birindwi abakire bakora kugira ngo barusheho gukira. Hanyuma mbere yo kubikubwira ndashaka kubibutsa ko mu kwezi kwa karindwi kuri butangirane na intake ya mbere, ubwo bwa mbere ngiye gukora ama intake. Turi kwandika ku matariki ari imbere, tuba tumaze gufunga. Ugire vuba uyandikishe. Kwiyandikisha nta kundi, unyandikire kuri nimero uri kubona kuri screen, unyandikire noneho wishure kugira ngo nawe uzabe abantu bagomba gutangirana ni intake y'ukwezi kwa karindwi. Atangirana itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi, twige ukwezi kose. Hanyuma niba ushaka kwiga giti cyawe nanone waza kumbwira, ndakwereka program ukuntu ibiteye. So reka noneho tujye mu isomo ry'uyu munsi. Nifuza kukubwira ibintu birindwi by'ukuri abantu bateye imbere, abantu bakize bakora bituma barushaho gutera imbere. Ikintu cya mbere, babaho ubuzima buri munsi y'ubushobozi bafite. Mu yandi magambo, amafaranga bakoresha mu buzima bwa buri munsi bakoresha make ugereranyije n'amafaranga binjiza. Donc babaho ubuzima buri munsi y'ubwo mbese ubushobozi bafite. Icyo ni ikintu cya mbere cy'ingenzi cyane. Niba ushaka gutera imbere ugomba kucyubahiriza. Ugomba kumenya ko byanze bikunze niba ushaka gutera imbere, amafaranga usohora, amafaranga udepansa agomba kuba ari munsi yayo winjiza, kugira ngo hasigaye uyakorere investment. Rero kubera ko twabonye muri video bushize, twabonye ko mu by'ukuri abaherwe, abakire ntabwo baba bafite ikibazo, ntabwo baba bafite gahunda yo gushaka kwemeza abantu yuko bakize. Ahubwo ibiri amambo wagira ngo baba bafite gahunda yo kubihisha, yo guhisha ubukire bwabo. Si uko baba bashaka kubuhisha, ahubwo nuko focus yabo iba ari ugutera imbere. Focus yabo aba ari ugutera imbere kuruta gushaka kugaragaza ko bakize. Rero kimwe mu kintu bakora gituma bagaragara nk'aho badakize nuko bakoresha amafaranga makeya ugereranyije nayo binjiza. Ikintu cya kabiri, n'abantu baba bari focus cyane. Ntabwo ari abantu ntibagira ibintu bibarangaza. Nta bintu bibarangaza, ntabwo ari abantu baranga, baba bari focus cyane ku buryo imbaraga zabo, amafaranga yabo, mbese ibintu byabo byose babiri focus cyane, babishira cyane mu kwiteza imbere. Reka nongereho iki kintu yuko ku muntu noneho ukijijwe, ku muntu uzi Imana, ntabwo focus yacu iba ari amafaranga cyane, ahubwo focus yacu iri mu gukoresha amafaranga duhesha Imana icyubahiro. Iri mu gukoresha ayo mafaranga kugira ngo duteze imbere ubwami bw'Imana. Yego imiryango yacu ibeho neza, ariko duteze imbere ubwami bw'Imana. Bivuze ngo focus yacu si ku mafaranga, focus yacu ni ku Mana, ariko noneho ku mafaranga yaduhaye tukayakoresha neza, tukayakoresha ku bw'icyubahiro cy'Imana, tukayakoresha tugamije guhesha Imana icyubahiro. Bivuze iki? Bivuze ngo tuba turi focus nyene, kuko tuzi ngo muri business nayo ni umuhamagaro. Business nayo bwayo ni umuhamagaro. Bivuze ngo tugomba kuyishiramo imbaraga, tugomba gushiramo imbaraga zose zishoboka, yego utibagiwe Imana. Amafaranga ntagutwara. So cya kabiri bakora ni icyo ngicyo. Cya kabiri bakora ni icyo ngicyo, nuko baba bari focused, ntabwo bafite umwanya wo gutakaza. Baba bari focused cyane ku cyo biyemeje gukora, baba bari focused, bagishamo imbaraga zabo zose. Icya gatatu, financial independence yabo iruta kugaragara ko ari abakire. Financial independence bivuze iki? Financial independence bivuze ngo no kubaho, ushobora kubaho bitagusabye gukorera amafaranga kugira ngo ubeho. Ni igihe kingana gute ushobora kubamo, ushobora kubaho bitabaye ngombwa gukorera amafaranga. Nirihangana iyi modoka ndumva iri kunderanja, ariko financial independence ni icyo ngicyo. Ni igihe ushobora kumara imyaka ingahe udakorera amafaranga kandi ukabaho neza, amafaranga akomeza yinjira. Donc ntibikeneye, si ngombwa gukorera amafaranga kugira ngo ubeho. Niyo financial independence. Rero iyo nayo iraharanirwa. Umuntu arakora kugira ngo agere kuri urwo rwego, aho
business yashinze, imishinga afite imukorera ikamwinjiza amafaranga bitabaye ngombwa ko we aba ari gukora. So kuri bo rero, kuri bo iyo independence, uwo mudendezo kujyanye n'amafaranga bifite agaciro cyane kuri bo kuruta kugashaka kugaragara ko bakize. Ntabwo kuri bo ikintu cy'ingenzi ari kugaragara ko bakize. Kuri bo icy'ingenzi nuko bagera kuri iyo financial independence. Ube focused now. Hanyuma ikindi cya kane, n'abantu usanga benshi baba bakize cyangwa se bateye imbere bidaturutse ku mitungo basigiwe n'ababyeyi. N'abantu babitanga ba first generation millionaires, n'abantu biteje imbere, n'abantu bakoze bakagera ku musaruro bagezeho. Ikindi nuko bigisha abana babo kuba financially independent, bigisha abana babo ko bagomba nabo gukora bakiteza imbere, bakabarinda gutekereza ko amafaranga y'ababyeyi babo ari ayabo. Iyo umwana akuze atazi kwishakishiriza, birangira nayo amafaranga ababyeyi bamusigiye nayo yapfushije ubusa. Niyo mpamvu bigisha abana babo kuba financially independent, bakabigisha gukora business, bakabigisha kwirwanaho ku buryo yego umwana azagera ku bye nawe akagira ibye, noneho akaba yabasha kumanaginga n'ibyo ababyeyi. Harabo numvise abana usanga barakize cyane kuruta n'ababyeyi ku buryo amafaranga y'ababyeyi babo ahubwo bashaka abantu bayaha kuko baba batakiyakeneye. So ikintu nacyo bafokasinga ni ugutoza abana, ni ukubatoza kumenya buryo ki umutungo ukoreshwa, kumenya buryo ki umutungo uzamura kandi nawe ugatera imbere. Hanyuma bazi gufatirana opportunities, n'abantu bazi gufatirana opportunities, amahirwe bakayabyaza umusaruro, ntago batakaza igihe. Soza hanyuma usanga ari abantu bazi, cya karindwi, n'abantu bazi guhitamo business bakora, bazi guhitamo ibyo bakora. So nibyo ngibyo byo bintu birindwi by'ingenzi numva nawe wakwitorizaho, wakurikirana, wareba buryo ki ubishyira mu bikorwa kugira ngo ubashe kwiteza imbere. So nujye kure rero na agace ka kabiri kubwira kuri forex. Uyu munsi ntabwo ndi bushiremo ijambo ry'Imana cyane, ndaje mvuge kuri forex ko nifuza ko video iba ngufi. Bwo kuri forex mugira inama, iyi skill isa nkaho yoroheje ariko mu by'ukuri ni inyembaraga. Umuntu wifite ababasha kuba profitable. Uharanire kugira skill ngiye kukubwira mu gace ka kabiri naho mu kanya. Niki rero forex trader bari profitable barusha abandi bose? Reka nsoma aya magambo ari muri trading in the zone, na magambo nakunze. The winners have attained a mindset, ngo aba batsinzi ba muri forex trading bamaze kugera ku rwego rwo hejuru, bamaze kugira imyumvire yihariye, a unique set of attitude, bafite imyitwarire yihariye that allows them to remain disciplined, focused and above all confident n'igihe ibintu bimeze nabi. Donc baba bafite iyo imyitwarire ituma bakomeza kugira discipline, bagakomeza kuba focused kandi bakagira confident. N'igihe bacuruje ntibigende neza, ntabwo bicwa n'ubwoba ku buryo ubwo bwoba bubaparariza, ku buryo ubwo bwoba bubabuza kongera gukora. Uyu bamaze kugira confident. Hanyuma icyo nshaka kuvuga ari ikintu babyarira nuko baba bamaze kumenyera ko forex ni business irimo risk, no gufata risk. Gukora forex no gufata risk. Ndabizi ko mwese mubizi ko forex ari risk, ariko abataraba profitable mu by'ukuri nubwo bazi ko ari aba risk takers, mu by'ukuri ntabwo baba baramenya icyo risk ivuze icyo ari cyo, ntabwo baba baramenya kwakira risk. Nicyo gituma bahomba cyane, nicyo gituma ba blowing account cyane. Kubera iki? Kubera ko winjiyemo usa nkaho utaramenya neza ko ibyo gukora ni risk, ku buryo noneho umenya uvuga ngo mbere yo gufata ino trade niyemeje risk ingana gutya. Nuhura niyo risk nyene ugahomba, ubyakire. We guhita ushaka gukora ama revenge trading, we gukora ama over trading kugira ngo ugarure yandi wahombye. Icyo kibazo cyo kutakira risk giterwa nuko utekereza kuri mu risk taker, ariko mu by'ukuri ntabwo uramenya nyine kuri mu risk taker. No gutekereza kuri mu risk taker ntabwo uramenya kuri we, ntabwo uramenya kwakira risk, wamenye kwakira ibihombo ku buryo bikurinda guhomba menshi. Kimwe rero icyo kintu gikomeye aba bagabo bamaze kuba profitable baba bafite kiri common, nuko baba bamaze
bamaze kumenya kwakira risk, ukamenya ngo niba niyemeje guhomba 100 aragiye c'est fini, ndasoje, ntabwo ndi bwongere, ntabwo ndi bushake gukora revenge trading ngo nyagarure. Ushaka kuyagarura ni ikimenyetso cy'uko utaramenya ko ibintu uri gukora birimo risk, kuko nujya gushaka kuyagarura ahubwo ushobora no guhomba ndi. Ibyo ni ibintu bisanzwe bibaho, musanzwe mubizi. So ndagira ngo umenye kwakira risk, umenye ko uri muri risk taker ni kimwe, ariko umenye kwakira igihombo, umenye kwakira ibihombo igihe byabaye, ayo wiyemeje mbere yo gufata trade, ayo wiyemeje guhomba, nahomba ugende, ejo uzacuruza wunguke. Cyo ni ikintu cy'ingenzi cyane. So ndumva ibi birahagije. Ushaka kwiga uze tuzatangirane na intake y'ukwezi kwa 7. Ikintu nagitekerejeho, ikintu ndifuza gusoreza kuri iki kintu. Forex trading ni business irimo risk. Forex trading ni business yaguteza ibibazo cyane igihe cyose udafite discipline. Yazaguteza ibibazo cyane. So turi muri industry aho abantu babahamagarira bavuga ati muze mukore amafaranga, bakabereka ngo abayakoreye. Byitondere, muri forex trading isuko bimeze. Forex trading niba witeze kumakinga amafaranga mu gihe gito gishoboka, byibuze ushaka gufata hagati y'amezi 6 n'umwaka utarabona amafaranga ahoraho, ukiri kurwana nabyo. Bimeze gute? Byibuze wakwiga ukwezi kumwe wiga technical analysis, ukundi kwezi ukakwitorezamo, ugakoresha demo, ugacuruza amafaranga afatika, demo yonyine. Ukundi kwezi ugacuruza demo, ubwo wayicuruza neza bimenya abamaze kuba amezi 2. Noneho ukundi kwezi kwa 3 ugatangira noneho ugacuruza amafaranga afatika. Aho ngaho ubutangiye kwitoza gucuruza amafaranga afatika. Ntibivuze kuri buhite uba profitable, ntibivuze kuri buhite uba umukire, oya. Ni ugiye gutangira urugendo noneho kwiga gucuruza amafaranga afatika. So umuntu ukubwira ngo ngwino nyuma y'icyumweru, nyuma y'ukwezi waba gukora amafaranga menshi, abashaka nyine kukwigisha, abashaka gutwara amafaranga yawe, utakubwiza ukuri, ashobora kuzatuma wicuza impamvu waje muri forex trading. Forex trading ni business igusaba umwanya, bigufata akanya kugira ngo uzamenyere, uzabe profitable. Nifuje gusoreza kuri kino kintu kuko hari nk'abantu bamwe bari kubyamamaza, nkumva nkabona uburyo babyamamazamo, wagira ngo niko kundi bakubwira ati akira umwenda wanjye, uyu mwenda ni mwiza, cyangwa se je ne sais pas quoi, byabindi umuntu ugura ukajyana wasanga bagupira se nyine bikabirarangiye. Bitandukanye na forex. Forex ni gushuka ngo ngwino nyuma y'ukwezi cyangwa se nyuma y'icyumweru uri gukorera amafaranga menshi, biza kugira n'ikintu kizakugiraho ingaruka cyane, kizaguhombya amafaranga menshi. Si nka wa mwenda waguze ugasanga baguhenze, oya. Ni ahantu bagushutse byatumaho mu mafaranga menshi, ariko kandi ni ahantu nanone wize neza, ukagira gahunda nziza, ukabyiga witonze, ukabikora mu buryo bwiza. Ni business izaguteza imbere cyane. Reka nsoreze hano, ubwo na video butaha. Ciao ciao.